Shalom shalom, amahoro y'Imana nabane namwe. Nanone ni Jean Baptiste Habimana mu kiganiro ubwiru bwahishuwe mukurikirana ku Rusengero TV buri munsi. Iki ni ikiganiro twigiramo ijambo ry'Imana mu buryo burambuye, ariko icyo tugambiriye kinini ni ukurebera hamwe icyo Bibiliya yigisha. Mu bice byabanje twabonye ko Bibiliya yigisha cyangwa se ishyira ahagaragara umugambi Imana ifitiye isi n'abantu muri rusange. Nta kindi Bibiliya yigisha kirenze icyo ngicyo, igenda iwugaragaza mu bice byose bigize Bibiliya. Ni nayo mpamvu twatangiriye mu irema tukareba aho irema rihuriye n'umugambi w'Imana. Twabonye ko mbere ya byose Imana yabanje ikagira igitekerezo cyo kwagura ubwami bwayo, ntibugume mu ijuru gusa ahubwo bugasakara no ku isi. Irangije hari ibintu bine yari ikeneye kugira ngo ubwami bwuzure, ari nabyo yahereyeho ikora. Icya mbere wenda kidafitanye isano n'ibyo yaremye niyo ubwayo nk'umwami. Ubwami bukenera umuyobozi mukuru ari we mwami. Rero y'ubwayo niyo mwami w'ibintu byose, w'ijuru n'isi, kandi niyo centre y'ibintu byose. Ni ukuvuga yarabiremye ibivanye mu bitekerezo byayo, ibirema ku mugambi wayo n'ubushake bwayo, kandi byose biza bihura neza nuko yabyifuzaga. Twabonye ko ariyo mpamvu Bibiliya byose ibyita byiza muri iki gice kibanza. Ikindi cya kabiri Imana yari ikeneye kugira ngo ubwami bube ubwami ni ahantu. Ubwami bugira ubutaka, ubwami bugira igihugu, ubwami bugira territoire. Aho hantu rero twabonye ko ariyo mpamvu yaremye ijuru n'isi ndetse n'ibiriho byose, kuko ahantu n'ibintu birajyana. Icya gatatu twabonye Imana yari ikeneye kugira ngo ubwami bwayo bwuzure, yari ikeneye abantu iyobora, abantu itegeka, abantu iha amategeko bakayashyira mu bikorwa. Icya nyuma twabonye Imana yari ikeneye kugira ngo ubwami bwuzure ni systeme y'imiyoborere, uburyo bw'imiyoborere. Twabonye ko uburyo bw'imiyoborere Imana yifuzaga ari ugutanga amategeko, ikaha umuntu amategeko, umuntu akayumvira, yamara kuyumvira akayiga akayakora, yarangiza akayatoza n'ibindi biremwa, maze ibikoreka byose bikaba bihuye n'ubushake bw'Imana. Iyo niyo systeme y'imiyoborere turi buze kureba mu kindi gice cya kabiri tugiye kujyamo, turebe icyabaye kugira ngo iyo systeme yo gukomeza gukora nk'uko Imana yabishakaga, n'iki Imana yakomeje gukora kugira ngo isubize ibintu ku murongo. Ngibyo ibyo twabonye mu bice byatambutse. Ngerageje kubihina no kubivuga mu magambo makeya, Imana mu mugambi wayo mugari yifuje kurema ubwoko buyumvira, ubwoko buyubaha, ubwoko bushyira mu bikorwa amategeko yayo, yarangiza ikabutuza ku butaka bwayo, ahantu yatoranyije, ahantu hari ibintu byose umuntu akeneye. Noneho kuri ubwo butaka hagakorerwa ibyo gukiranuka, hagashyirwa mu bikorwa amategeko y'Imana gusa. Noneho umuntu wagutse, umuntu wabyaye, umuntu wagwiriye, umuntu wuzuye isi, ushyira mu bikorwa amategeko y'Imana, ukora ubushake bw'Imana, ibyo ubwabyo bihita byerekana ko isi yagombaga guhinduka nk'ijuru. Ibikorerwa mu ijuru bikamera nk'ibikorerwa mu isi, kubera ko amategeko y'Imana yo mu ijuru ariyo yagombaga kuba ari gushyirwa mu bikorwa mu isi. Uwo nguwo niwo mugambi mugari, uwo niwo shingiro ry'ibintu byose. Ni uko nguko Imana yifuzaga ko ibintu bigenda. Mu gice cya mbere rero cya Bibiliya, ni ukuvuga itangiriro igice cya mbere n'icya kabiri, bigaragaza igice abanditsi n'abiga Bibiliya bita innocence. Ni igice kitarimo icyaha,
ni igice kitarimo ikosa na rimwe, ni igice kitarimo kwigomeka, ni igice kigaragaza ishusho y'ibyo Imana yifuzaga kurema mu isi. Twarabibonye nubwo wenda tutabibonye mu buryo burambuye cyane, ngira ngo nitumara gusoza izi nyigisho mu ngingo 16 tuzazigamo, tuzagaruka inyuma noneho tugende tudetaya twerekana buri kantu kose isano gafitanye n'akandi. Ariko hano reka dukore gutya, tubikore nk'incamake, noneho mubanze mubyumve, mwumve impamvu yabyo, nyuma tuzagaruka tubirambura, kandi ndabizi neza ko muzaryoherwa, abazagirirwa ubuntu bwo gukomezanya natwe. Uyu munsi rero tugiye kureba icyakomye mu nkokora uwo mugambi w'Imana. Twabonye ko ari systeme yuko Imana iri hejuru igatanga amategeko ku muntu, ndavuga umugabo n'umugore bafatanyije n'urubyaro rwabo, noneho abantu nabo bagakora ayo mategeko, bamara kuyakora bakayigisha ibindi biremwa, noneho resulta ikaba umugisha. Icyo nicyo gishushanyo cy'itangiriro. Ariko nidusimbuka tukava mu gice cya kabiri tukajya mu gice cya gatatu, turabona ibintu bitandukanye n'ibyo. Nubwo abantu benshi bavuga ko icyaha umuntu yakoze gitandukanye n'uko Bibiliya ikivuga, babivuga mu buryo bwinshi. Bamwe bagerageza gushushanya urubuto yariye urwo ari rwo, abandi batekereza ko ari urubuto rusanzwe ruribwa nka pome n'ibindi bisa gutyo. Ariko ngewe ndaza kubivuga mu buryo butandukanye. Icyabaye ni uko systeme y'Imana y'imiyoborere yahindutse, yaracuramye, noneho bihita bitanga na resulta itandukanye n'isanzwe. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo inzoka iraza yoshya umugore, iramubwira cyangwa se inyuranya n'ibyo Imana yari yarabwiye umuntu mbere. Bibiliya yerekana ko muri Edeni hari harimo ibiti bibiri by'ingenzi, hari harimo ibiti byinshi ariko harimo ibindi bibiri by'ingenzi: igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ndetse n'igiti cy'ubugingo. Bibiliya, Imana irimo iraha umuntu amategeko, yaramubwiye ngo nuramuka ukoze ku giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi, no gupfa uzapfa. Irangije ku ruhande hari n'igiti cy'ubugingo, ntabwo tubona imubuza kukirya ku ikubitiro, ariko umuntu amaze gukora amakosa, Imana yanze ko umuntu akora kuri icyo giti kugira ngo atakirya akabaho iteka ryose muri iyo mimerere mibi yari amaze kwinjiramo. Wenda ibyo ngibyo dushobora kuza kubivugaho nyuma, ariko ukuri nuko systeme y'Imana yaracuramye. Twabonye systeme ya mbere yavugaga ko Imana itanga amategeko ku umuntu akayakora, yamara kuyakora akayigisha n'ibindi biremwa, noneho iyo systeme ikabyara umugisha. Ariko kuri iyi nshuro Satani yaraje, Satani abarizwa mu gice cy'ibindi biremwa, arangije aha umuntu amategeko. Amaze guha umuntu amategeko, umuntu arayakora, amaze kuyakora iby'Imana yari yararemye bigaragara ko ari byiza mu maso yayo, bihita bihinduka bibi ako kanya. Bivuze iki? Bivuze ngo umuntu yahisemo systeme nshyashya y'imiyoborere itandukanye na systeme yari yarahawe n'Imana. Ngira ngo icyo kirumvikana, nubwo nta gisubiramo, nzi neza ko mwacyumvise, ariko wenda reka nongere ngisubiremo irindi rimwe. Umuntu muri Edeni yashizwemo, ariko ahabwa n'amahitamo. Ashyirirwa imbere inzira ebyiri, noneho kugira ngo we ahitemo inzira nziza abeho, cyangwa se ahitemo inzira mbi apfe. Niko Bibiliya ibyerekana. Noneho systeme y'Imana yari yubatse neza ku buryo umuntu nayikurikiza azabona umugisha, akabaho neza, afite ibyo akeneye byose, kandi akabaho agaragaza ishusho y'Imana nyirizina. Ariko amaze kubicurika, yakira amategeko avuye mu byaremwe,
arangije arayakora, amaze kuyakora ibyari umugisha bihinduka umuvumo. Umuntu aba yinjiye mu gice cyo kwigomeka, umuntu aba yinjiye mu gice cyo kugenda uko ashaka, atagenda nk'uko Imana ishaka. Ni ukuvuga iki? Kubera ko Imana yashakaga gutegeka isi binyuze mu muntu, ngira ngo urabyumva neza ko noneho Satani yategetse isi binyuze mu muntu, kubera ko amategeko umuntu yari yakiriye akayakora ntabwo yari amategeko y'Imana, ahubwo yari ayandi mategeko ari ku ruhande. Ibi ngibi rero bimaze kuba, umuntu yinjiye ahantu adashobora kwivana, yinjiye ahantu hatandukanye n'aho Imana yamushakaga, kandi yinjira ahantu ubwe adafite ubushobozi bwo kwivana. Ibi nibyo Bibiliya yita kugwa k'umuntu, cyangwa se kuva mu murongo ukajya mu wundi. Umuntu rero amaze gufata undi murongo, Bibiliya yerekana ko byatangiye gahoro ari bibi, bikagenda bikura bigakura, kugeza igihe ngo Imana yitegereje isi n'abantu, ikitegereza imigenzerereze y'umuntu, yarangize ngo ikabona ari mibi iteka ryose. Irangije ifata umwanzuro wo kurimbura ibintu byose yaremye, kuko yari imaze kubona ububi bwabyo. Ububi bw'ibintu n'abantu bwavuye mu gucurika systeme Imana yari yarashyizeho y'imiyoborere. Kubera ko rero buri kintu cyose kigira ingaruka zacyo. Twabonye ko mu bintu bine Imana yari ikeneye kugira ngo ubwami bubeho, harimo igihugu cyangwa se ubutaka, hakabamo umuntu, hakabamo ibintu, hakabamo na systeme y'imiyoborere. Bimaze gucurama, bimaze gupfa, ntabwo Imana yigeze irebera. Nta nubwo Imana yigeze yishimira icyo umuntu abaye cyo ngo imurambirwe ivuga itapu urabyangije reka nkureke. Kimwe n'izindi projet zose uko zimera, zigira plan B. Projet buriya abazi kurema ama projet bashyiraho uburyo bwa mbere, bakavuga ngo ubu buryo nibutabyara umusaruro nk'uwo dushaka tuzashyiraho ubwa kabiri, ubwa kabiri nibutabyara umusaruro nk'uwo dushaka tuzashyiraho ubwa gatatu. Imana nayo rero nka nyiri umushinga, nka nyiri igitekerezo, ntabwo yigeze irebera. Yateye intambwe ebyiri zigaragara neza muri iki gice kibanza. Icya mbere, umuntu amaze kwinjira aho ngaho ngo yahise afunguka amaso, abona yambaye ubusa. Abonye yambaye ubusa, atangira kwiremera imyenda, ibicocero, imyenda itabasha gukiza cyangwa se gukavaringa ubwambure bwe. Imana irabyitegereza, iravuga iti wa muntu wanjye ubwo ameze gutya, reka musange muremere imyenda. Bibiliya yerekana ko Imana yishe inyamaswa, yamennye amaraso bwa mbere, irangije ifata uruhu rw'inyamaswa imuremeramo umwambaro kugira ngo ahishe ubwambure bwe. Icyo nicyo gikorwa cya mbere cy'ubuntu bw'Imana tubona muri Bibiliya. Mu by'ukuri si uko umuntu yari yihannye, nta nubwo ari uko umuntu yari amaze kwemera ko ari umunyamakosa, ahubwo Imana yo ubwayo imaze kubona aho yinjiye n'igice agiyemo, kandi ikibuka umugambi yari imufiteho, yatangiye gushaka inzira zo kumugarura. Izo nzira ni nazo tuzagenda tureba, kuko nizo zerekana umugambi Imana ifitiye isi n'abantu. Ikindi kintu cya kabiri Imana yakoze, cyangwa se intambwe ya kabiri Imana yakoze, twabonye ko gucurika systeme byagombaga kuzana umuvumo. Muri uwo muvumo Imana yaraje iza guhana umuntu, cyangwa se iza kuvuga ku cyo umuntu abaye cyo n'ingaruka zacyo. Ni ukuvuga ngo yaje guhana, yerekana icyaha, yerekana n'ingaruka zacyo ku byaremwe byose. Ariko ndatinda cyane ku byo yabwiye inzoka n'ibyo yabwiye umuntu, cyane cyane umugore. Yaravuze, Imana ibwira umuntu ngo umuntu
azabyara avunitse, turabizi, ababaye, umugabo aziyuha kuya kugira ngo abeho, n'ibindi bintu bifitanye isano n'ibyo. Irangije ariko iravuga ngo mu rubyaro rw'umugore hazavamo uzagira ubushobozi bwo gukandagira inzoka ayimena umutwe, nubwo nayo izamukomeretsa agatsintsina. Uwo mucunguzi uzakomereka, cyangwa se umucunguzi ukomeretse uzava mu rubyaro rw'umugore, niba nabyita isezerano, niba nabyita commitment, ni ikintu Imana y'ubwayo yitekerereje. Iravuga iti ibyo ari byo byose uyu muntu ntabwo azabaho iteka muri iyi situation yinjiyemo, ahubwo hazabaho umucunguzi uzakomoka mu rubyaro rwe. Uwo nguwo ni uzamuvana muri iyi situation, amusubize ku murongo, amujyane mu gukiranuka, amwinjize mu cyo ngewe nifuza ko abacyo. Amen. Ikindi cya gatatu Imana yakoze ako kanya nuko yabonye umuntu yari yararemewe kubaho kandi akabaho iteka ryose, ariko amaze kwinjira muri situation mbi, amaze kwinjira mu cyaha, amaze kwinjira mu kwigomeka, Imana iravuga iti uyu muntu aramutse abayeho iteka ryose muri ubu buzima, yabaho nabi, yabaho ababaye, byantera agahinda. Nicyo cyatumye ifata umwanzuro wo kumuvana muri ya ngobyi, hahantu heza yari yaramuteguriye harimo igiti cy'ubugingo, kugira ngo atagirya, yamara kukirya akabaho iteka ryose mu cyaha. Nubwo bigaragara nk'aho ari igihano, ariko kandi harimo n'igikorwa cy'ubuntu. Ndagira ngo mubyumve neza, ubuntu bw'Imana ntabwo bushingira ku gutaka kwacu, ntabwo ubuntu bw'Imana bushingira ku muhate wacu, ntabwo ubuntu bw'Imana bushingira ku bikorwa twakoze, ahubwo yo ubwayo ni Imana y'ubuntu, ni Imana yiteguye gucungura umuntu, ibikoreye ubushake bwayo n'umugambi mwiza imufitiye. Hari abantu batekereza ko bacunguwe n'imirimo, hari abantu batekereza ko bazakora cyane kugira ngo bacungurwe. Oya, nubwo hari icyo dusabwa gukora kugira ngo twakire agakiza Imana yaduteguriye, ariko ntabwo agakiza gafite inkomoko mu mirimo myiza, nta nubwo agakiza gafite inkomoko mu mbaraga dushobora gukoresha kugira ngo tukagereho. Oya, agakiza n'ak'Imana, kari mu mutima wayo, kari mu miterere yayo, kari mu mugambi yari ifite na mbere hose irema umuntu. Hari abantu batekereza ko gukizwa n'ubuntu byaje nyuma y'urupfu rwa Kristo. Gukizwa n'ubuntu Imana yatangiye kubitekereza ikitangira kugira igitekerezo ubwayo, kubera ko ni Imana ireba byose, ni Imana yitegereza byose. Yari ibizi ko muri uyu murongo yashizeho wo kuyubaha bizagenda gutya, no mu murongo wo kutayubaha bizagenda gutya. Rero yagombaga gushyiraho uburyo bwo kwigarurira umuntu waguye kugira ngo imusubize ku murongo. Wenda kuri iyi nshuro aho tugeze, ngerageje kuvuga umugambi w'Imana muri plan B, kubera ko ubwa mbere twabibonye icyo Imana yifuzaga, ariko haje noneho ikintu gikoma mu nkokora umugambi wa mbere. Yagombaga rero kugira plan B. Plan B ni iyihe? Ni ukwigarurira umuntu waguye, cyangwa se ni ukwigarurira inyoko muntu yaguye, yigometse ikava ku mugambi wayo, ikongera ikayigarura muri ya nzira ya kera. Ya nzira ya kera ndagira ngo wongere uyumve, ni ukurema ubwoko buyumvira, bukora amategeko yayo, bwarangiza kuyakora bukayigisha n'ibyaremwe. Noneho ubwo butaka, icyo gihugu, aho hantu Imana yabatuje, hagahinduka ahantu ho kugaragaza ishusho nyayo y'Imana n'imikorere yayo n'ubutabera bwayo n'urukundo rwayo, bikagaragara kuri ubwo butaka. Ahari ubwicanyi, ahari ubusambanyi, ahari ubujura, ahari amarorerwa yose, ntabwo haba hari ubuyobozi bw'Imana, kubera ko Imana idashobora kuyobora abantu muri iyo nzira.
ndagira ngo munyumve, Imana ntabwo yifuza abantu babaho muri ubu buryo tubayeho uyu munsi. Imana yifuza abantu bayo batuye ku butaka bwayo bakora ubushake bwayo, nayo ikabaha umugisha. Nizere ko mwanyumvise neza. Mu gice gikurikiraho tuzareba noneho icyaha kimaze kwinjira mu isi, isi yahindutse ite. Twabonye uko isi yari imeze mbere, ariko ukuri ni uko icyaha kimaze kwinjira mu isi, uretse no mu muntu gusa, n'ibintu byose byarahindutse. Hari ibintu byabaye bikomeye. Ubusabane, ya connection twabonye iri muri systeme, urumva habanzaga Imana, hagakurikiraho umuntu n'undi, noneho kuva ku muntu hagakurikiraho ibindi biremwa. Hari ibintu rero byabaye bikomeye mu buryo bw'umwuka. Ubusabane bw'umuntu n'Imana bwaracitse. Icyo nicyo kintu cya mbere cyabaye. Ubusabane hagati y'umuntu n'undi nabwo buracika, n'ubusabane hagati y'umuntu n'ibindi biremwa nabwo buracika. Hasigaye iki? Hasigaye umuvumo. Hasigaye umuvumo. Tuzajya muri detaye y'icyo kintu cyabaye, ariko nashakaga gusoza mbabwira ko haje umuvumo. Noneho Imana igira plan B yo kurivasinga, cyangwa se yo gukuraho umuvumo ikagarura umugisha ku isi, ibikishije mu kugarura ya systeme ya kera, bwa buryo bw'imiyoborere yatekereje n'ubundi na mbere yuko isi irema. Mbese byarakunze cyangwa byaranze? Bimaze kwanga, Imana yabigenje ite? Umuntu se we yakoze iki? Tuzajya tugenda tureba nyuma y'uko ibintu bigenze gutya, umuntu yakoze iki, Imana yakoze iki. Tuzasanga umuntu nta kintu na kimwe yigeze akora kizima. Imana niyo yonyine yagiye itera intambwe yo kwigarurira umuntu wayigiye kure. Ni nayo mpamvu tuzareba ahantu henshi Imana ishinja abantu, ikavuga iti njyewe niki ntakoze mu byo nari narisezeranyije kubakorera? Muranshinja iki? Niki cyatumye mumvaho mukajya ku rundi ruhande? Nuko hari ibyo nagombaga kubahiriza ntubahirije. Iteka rero umuntu aratsindwa. Uko gutsindwa k'umuntu bikongera bigatuma urukundo rwayo n'ubuntu bwayo bikomeza kumwigarurira no kumusubiza ku murongo. Nkeka ko uyu munsi mwumvise ibyo, kandi ndabizi ko bikomeye ku buzima bwanyu. Reka dusoreze aha ngaha, tuzakomeza ubutaha. Imana ibahe umugisha mwinshi, ndabakunda cyane.